thank the Lord that He has given us this morning. We thank the Lord that He has been with us through the whole week. And allowed us and kept us safe through our journeys. And protected us in our work. The one who did that, we give Him praise. Those who were sick, the Lord has been with them. Whoever has asked the Lord has responded. Whoever has done that, we give Him praise. There's no doubt that there's others asking. In the day of the time of and with that, we give Him praise. We'll stand up in the reading of the Word of God. We'll read it. Kolosai ibice 4 umurongo wa 2. Turasoma mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Komeze musenge mube maso mushima kandi natwe mudusabira kugira ngo Imana idukurireho urugi rwo kubukingurira. Turasoma tubone dusubiremo. Mukomeze gusenga muba maso mushima kandi natwe mudusabire kugira ngo Imana idukingurire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo. Amen. Turinginga mwenda atagakuru risinye kuri aya magambo. Kadusenge. Itara gikomeye Mana yacu turagushimye. Ushimiye kuba turinze ubihimbarizwe turikomeye. Agari njye washobora kurinda ubwoko bwawe. Agari mwene data washobora kurinda ubwoko bwawe. Ako n'ubuntu bwawe mbazawe turavuze ngo ubihimbarizwe itara gikomeye. Mwene data ugiye kuduhereza ijambo turikomeye. Musabiye umugisha, musabiye amavuta. Kwavuze ngo ubwiriza n'abumva bose bagabane kuri iryo jambo itarikomeye. Ngo numanuka akubere mikoro uvuge numara kuvuga itarikomeye natwe twumve itarikomeye. Imbere yawe n'udukiriza, imbere yawe n'udutera intambwe itarikomeye. Kumuvuze ngo abana batoye muri kwana tuya bansange natwe twaje muri iryo jambo itarikomeye. Imbere yawe niho tubonera ibyo kurya, imbere yawe niho tubonera umubyibuho, imbere yawe niho dukiriza itarikomeye. Wageze kwa muganga arakira. Kuri na dogiteri itarikomeye abaza indwara. Izo ndwara zo turwaye itarikomeye. Abarwaye ibibembe bakize. Urwego rw'umwuka itarikomeye tubonereho umugisha itarikomeye. Kwamaganye umwanzi wese kibi atsindwe mu izina Yesu Kristo. Ngo twese duhereze ikirere kimwe byose twambaje kuri Imana nzima. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo bisabyemo. Amen. Babasha kwicara. Aho twavuze dushima Imana yabaye natwe. Thank the Lord that He has been with us. Tugize ngo tugane amagambo y'Imana So that we may conversate on the Word of God. ariko mbere ko twigana amagambo y'Imana But before we learn the Word of God, udufasha kutwibutsa kujya mu cyumweru cyashize twize you can help us to remember the days that we have learned. abantu tutari turi hano dufashe kwibutsa Those who weren't here, let us help them and to remember. nde ibuka aho twize mu cyumweru cyashize Who remembers what we have learned in the week that passed? ndamuhereza akantu tutashobora We'll give him something before we leave. yebye How about you? ndibuka Who remembers? maravyibagiye Yeah, I've forgotten. Imana itinda gatandatu The Lord protects us in front of our enemies. ushwi wacu kugira amashini ndigishuka tujya tukoma amashini musimu uzagishora kunza tukoma amashini Whoever does it right will give him, right kagera no tukoma amashini rero mashina ya sindio inda tugira igitabo who can tell us the book? igitabo twagi ha ende tiri inde kandi twagi twese Did we all forget? kadubwira akabantu sinzo Let me tell y'all a little thing. namushaka mujyanye no mubyibuka If y'all want yourselves to remember, ujya muza n'agakayi you'll bring a book
noneho mu gihe turi kwiga And the days that we're learning, you'll take notes. bagiye gufasha bituma utiyongera It helps you to remember. sibyo bagiye kuva mu gice cya gatatu mu karindwi na cumi na kabiri kuva ibice bitatu mirongo karindwi mirongo kabiri cumi na kabiri ntabwo ugiye guhisha mushiki wacu abonye ko bishoboye You see that our sister has atsinda ibihembo by'umunsi wose she has won the award of all days. kubera namwe ikindi cyumweru nubishobora And also, y'all, if y'all get it right, y'all also be rewarded. rero hano mwene data adusomeye amakorosayi So here we have read in the book. korosayi ibice bine tuze twasomye Let's again read it. korosayi ibice bine mirongo kabiri mukomeze gusenga muba maso mushima bati dukomeze gusenga tuba maso kandi dushima Let's be aware and also always praise. uyu munsi rero tugiye kwiga amagambo yo kuvuga ngo Today we're going to learn the word, akamaro ko gusenga the meaning of praying. ese kubera icyo dusenga Why do we pray? sunitse dusenga Don't we all pray? iyo ugiye kuryama ubyuka gusenga When you go to sleep, you remember to pray. iyo ugiye kuryama ubyuka gusenga When you go eat, you remember to pray. ubuze gusenga icyo sabi You know what praying means? ujye gusenga nawe Y'all also pray? oye kwezi Why don't you? uzajya gusenga sibyo Remember to pray. kuba gusenga ni intwaro ikomeye Because praying is a strong gift. buri mukristo wese yagakwiye kuzajya ajyana yitwaza All Christians should know the way to carry. iyo tugiye kwiga akamaro ko gusenga We want to learn the duties of praying. turafata ibintu bitanu We'll take 5 parts bivuga ko umumaro wo gusenga that speak on the benefits of praying. ko amasaha akirukanka Because the time is running, igihe cya mbere tukirukanka let's start on the first point. bijya ku kamaro ko gusenga The purpose of praying. iyo usenga bituma ugira umubano wawe hagati yawe n'imana It brings you in a place of you and the Lord. ahubwo se muzi ko yuko umukristo Did you know that a Christian, iyo ari kuvugana n'imana bavugana mu masengesho when they're talking, they talk to each other in prayer? ya masengesho usenga usaba imana All those prayers that you bring to the Lord, y'all are talking. burya iyo gusenga uri kuvugana n'imana When you are praying, you are talking to the Lord. kandi uri gukurura umubano ukomeye hagati yawe n'imana And you're bringing a strong string close to you and the Lord. cyagira uri mu kibazo In the days that you have trouble, ugasaba uti mana fasha muri bino you say, Lord, help me in this, ukayishimira and you thank Him. uburyo muri kuvugana You are talking. rero umumaro wa mbere wo gusenga And in the days of talking, bigufasha kugirana umubano hagati yawe n'imana it helps you to bring peace between you and God. ese mu mwanya wo kuvugana n'imana The time before talking to the Lord, ni mu masengesho it's in prayer. tubwire ku cya kabiri Let's go to the second. gusenga bitanga amahoro y'umutima Praying Amen. brings peace Amen. within the heart. ntabwo wumva ufite ikibazo Whenever you have a problem, uri kuvuga ati se hano mana nkora iki you're saying, here, Lord, what can I do? ugiye mu cyumba cyawe ukiherera You go to your room and you are alone ugapfukama and you kneel. ubundi ugasaba imana mu byasengesho byawe And you ask the Lord in your prayer. imana kuzanira amahoro mu mutima wawe The Lord may bring peace within my bya heart. bibazo byose ukumva bibaye ubusa All those problems have became maze nothing. ukagira kwizera gukomeye And you have a strong faith. ba bandi bari kubona ufite ibibazo Those who see that you have a bakavuga problem, ati bari guseka you will say, why bari are guseka they kandi byamugendekeye gutya Why did I feel gutona they have all these asa problems? neza kandi byamugendekeye gutya See how they're going. You Ni say, ukubera iki? why they ni ya masengesho It's because of those prayers. gusenga ni intwari ikomeye buri mukristo wese Praying is a yagakwiye must kujya for arajyana all Christians. aho uri hose Wherever you are, wagera mu kibazo wherever you're in a problem, wagera aho wumva bigoye or wherever you are that's upfukama hard, ugasenga you kneel and iyo pray. usenze rero wizeye When you pray, you ako have kanya peace. utuvuga ati imana And uransubije in the moment you have said that, maze bya bibazo byose and all those ugahita things, ubibona mu you see buso that bwawe they are meaningless. kandi babwira akantu And let me tell you all a little thing. nubona ikibazo kije When imbere you see yawe a problem is coming before you,
ikakubwira ubunini bwacyo and it tells you the widest of it. naho gikibutsa ukibwire ubunini bw'Imana yawe. You also reminded of your ugati Lord. wakibazo we uraje You say you problem, you have came. ako burya Imana nizeye But the Lord that I believe in, neza ko ari igisubizo cy'ibibazo byanjye byose. He is the response of my whole problem. muri kwibuka Daniyeli You remember Daniel na Mishaki and Meshach, cya gihe ubwo babahigaga in the days that they were searching for them, babuza amahoro when they were ruining their peace, bashaka bari kubagambanira ku mwami. and they wanted to put them on in the Lord. ese ni ikihe cyatumye Daniyeli atsinda? What caused Daniel to succeed? si amasengesho Isn't it prayer? bababuje gusenga ahubwo bahita basenga inshuro eshatu ku munsi. They asked them to pray, but they prayed 3 times a day. uburyo gusenga ni igisubizo cya When Yesu. you pray, you get the responses. numva unaniwe, When you feel numva you're ugeze mu bibazo, unable, and you feel you get into numva problems, uvuga ati Imana aha birarangiye, and you feel the Lord has ended, iyo wiherera usenge you keep yourself and you usaba pray, Imana, and you ask the Lord, Imana izajya igusubiza. that God will Amen. respond. Amen. tugende ku cya gatatu. Let's go to the 3rd chapter. Amuzi ko gusa gusenga bituma twicisha bugufi. Did you know that when we pray, we bow our heads? iyo dusenga When we pray, twicisha bugufi. we bow our head. iyo usenga When you pray, wumva wicisha bugufi. you feel that you have humbled yourself. Imana yaravuze ati And the Lord has said, niwumva ukeneye kuba mukuru mu bandi if you feel like you want to be old between everyone else, banza wicishe bugufi. humble yourself. wumva ko ari wowe mutoya And feel that you are the one who's small and the one who's maze last. Imana ku munsi wawe And the Lord, izagushisha. on your days, He will put you up. gusenga burya bituma twuba twishishe bugufi. Praying brings that need in your heart. wagira uhura nawe ukamwubaha, Wherever you come across, you respect them. ukubaho mutoya, ukubaho You mukuru, respect the young and the old, ukubaho mungana. and whoever you're in age gaps with. burya gusenga bidufasha gucishwa bugufi mu mutima. Praying brings the humbleness in our heart. uwishyira hejuru Whoever puts himself up, azashyirwa hasi, they'll be put down. ariko wicisha bugufi But whoever humbles azashyirwa himself hejuru. will be put up. bifurije rero kugira So I'm hoping for bifurije y'all kumva yuko that y'all may dushyirwa hear bugufi imbere y'Imana. that y'all may humble yourselves in front of God. burya And gusenga bituma twicisha bugufi, praying causes humbleness. bitwibutsa yuko tutihagije. You also see that we are full. iyo usenze When you pray, bikibutsa ko yuko utihagije, you remind yourself that ukavuga ati you ibyaha are ntabwo nshoboye, full. You're saying that I'm unable, buri cyaha cyose ntabishobora, and that this thing I'm not able. nkeneye Imana. I need God. iyo Mana yabona hehe? And where will that God see you? muri ya masengesho uza He gusenga, will see those prayers. ya that you are sengesho uza praying. gufata, And that prayer that you're taking, Imana iraza ibane nawe, the Lord comes and nurangiza heals bya bibazo byose urimo byose all those problems that you were having. tubona bibaye ubusa. You see that you have became meaningless. Ijya mujya musenga, So when you pray, we go to sleep, pray. gusenga ni igisubizo Praying is a cy'isoza. response. Reka tugende ku cya kane twirukanka. Let's go to the 4th. gusenga burya ntabwo bituma twicisha bugufi gusa, Praying itself doesn't just cause humbleness, ahubwo gusenga bitanga n'icyerekezo. but it also gives a known Amen. wisdom. uzwi ko gusenga bitanga ubwenge, ariko Did you know that praying gives wisdom? gusenga bitanga ubwenge. Praying gives wisdom. mu gusenga umuntu ahabwa ubwenge bwo gufata imyanzuro myiza Praying brings wisdom no to guhitamo inzira nziza. and You the say- path that is good. When you ugasaba pray, Imana, you pray to the Lord. ukavuga ati Imana siniyobore, You say, Lord, don't let me ahubwo vayo to umbere myself, icyapa. but instead be my captain. Imana iraza reka kubera icyapa. And the Lord will be your ahora son. ati And you say, mugere ikirenge mu cyanjye have the foot in nk'uko mine, nanjye ngera mu cya Kristo. like I have put in Christ. ese muri kuzumva namwe? So are y'all also understanding? mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye ngera mu Put cya your Kristo. leg in Niba ngiye gutya, Christ. So if I do like ni this, gutya, it's like this. ntabwo kuza hano ku ruhande. There's no coming to the uza side. ku ruhande burya When urarohama. you come to the side, you wa mwanzi kuza agakongora akavuga ati and that kariya. person is saying that this, noneho ikintu kibabaje what hurts nta is n'ujya ugaruka bwa nyuma that you will come last. akajya kugambanira akakwega. And they will say, Akavuga ati they will show you. Mana warebye, They'll say, Lord, look, warebye wa mwizera wawe, you see your believer. abivuze kubera iki? Why have they yagiye aragushuka they have maze nyuma
aragutegusha. And then they have, Niyo magambo turi kwiga nimugoroba that's the word that we're learning today. bati burya icyaha That sin ni inshuti mbi, is a bad friend. umwanzi mubi. It is a bad mentor. Umudemo araza The demons come akongera akavuga ati and he whispers in your ear, say this, barangiza bakumva uri mukuri, and you feel like you are true. ukumva nyine umeze neza nta kibazo. And you feel like you are good and there's no problem. Aho rero abeya mubi, But wherever he is bad, iyo wamaze kwigiramo neza that's where he has went in good. ataguca inyuma akajya kukurega. And he brings you and goes to tell on you. Ariko burya But for real, dufite Imana igira imbabazi, we have a God who dufite Imana igira ubuntu ndetse n'ibanga, God dufite Imana igisubizo. we have a God who responds. Mukundwa ubu turi abana b'Imana. Those who are loved are the ones in Jesus Christ. Hahiriwe wakunzwe n'Imana, They are blessed are those who love hahiriwe the Lord. wahiswemo n'Imana. They are blessed are those Wa who mwanzi love yaje akajya gukorera ku Mana, When the enemy comes and try to get you from God, Imana nawe imusubizayo the Lord sends them back. ya magambo yayo, ya magambo y'umwanzi ikagihindura ubusa, All the words of the enemy becomes meaningless. ikavuga ati uwo nameneye amaraso And whoever I have bled for, ni uw'agaciro. they are the one who has. Burya ibyo bivuga ko Imana yakumeneye amaraso, Remember the Lord has spilled blood for you. ukanda ngo naho ibyaha byasutukutuku ngo ndabyeza bise nka shelegi. Also, your problems will also be Kweli ndabyeza cyane bise shelegi. will just be white. And Shelegi ni nka sisa nka sisa. you will be like snow. Ndabyeza bise nka shelegi. You will just be like Kandi snow. uvuga ati Imana ikintu cy'Imana yakibabarira. You Oya, say, this, will the Lord forgive me in this? Imana ikiri ku ntebe y'imbabazi. The Lord who is in the Irakubabarira. seat of justice, he will Ahubwo rero biraza kubabaza and he will come and ask ubwo about it. ubwo turuze kwisanga, tukisanga We'll see ourselves natwe turi muri babandi bazacirwa rubanza. that we're not those who will be rebuked. Bararirimbye, You have sang, bakubise ingoma, you have played the drum, ukoreye Imana, you have ariko worshiped se God. waruhiye iki? But what were you doing? Kubera ko tunaniwe ku munsi wa nyuma. On those last days, Yagira mbibutse ko yuko Satani ntaryamye. I will remind you that Satan is not Satani azi neza abiyerekeye. Satan is well known when the Satani azi sewe mu ijuru arahaza. Satan knows where heaven is. Ibyiza byaho arabizi. He knows the good. Kandi ngo yuzuye ishari, And he is full of niyo mpamvu ari kurwanya kugira ngo abera ntagire kugera ahantu heza. Akavuga ati gute bajyana ahantu heza n'abandi. Oya, kuko ngiye kujya mu muriro, reka nkore cyane ndikubona iminsi yegereje, maze barabizera b'Imana barwanye tuzarimukana. Burya uwo ni umugambi wa Satani. Ariko uzamunesha gute? Nusenga wizeye uzamunesha. Ntabwo uzi Imana izaza kurwanira. Imana izakunesha. Burya mu gusenga And pray. duhereza icyerekezo n'ubwenge. He gives us awareness. Duhereza guhitamo neza. He gives us to go and good. Guhitamo neza. Burya kuba mwaraje muri Kristo See that you have came in Christ. mwahisemo neza. You have Imana imbwiye guca cyane. Kuba mwaraje muri Kristo the way that you have came in Christ. mwahisemo neza cyane. You have did very Hari well. ababibuze. There's those who are able. Iby'umukozi nijoro ari kutubwira amati Then those that we learn umuntu how utabirimo, those who umuntu are wabuze in uko it, abizamo, those who don't feel like they're in it, kuko azi umumaro wabyo, because they azi know umumaro the wabyo, purpose of it. yakubwira ati mba ahantu ntuhave, They will tell you. aho hantu wiharekura gutyo gusa, Do not just wiharekura. go. Imana rero nize idufashe, The Lord will come and help us iturwanirire iduhere so Imana. that He may fight for us and give us strength. None se umunsi ko yuko gusenga So the days where komeza kwizera, you believe. gusenga bikomeza kwizera. It causes constant belief. Iyo usenga wumva When you pray, you wizeye. feel that you really in faith. Nanjye rero umuntu And me as a person, iyo mbonye ko wagize ikibazo, when I see that you have a problem, aho biramurangira muri I say that it has ended for me. aha ewana byarangiye. I'm like, oh yeah, it has Ahubwo ended. iyo uherereye n'Imana yawe But when you give yourself to your God warangiza ugasenga, and you pray, bya bibazo bikomeye cyane all those problems that were tubona really hard, bihindutse ubusa. yeah, became meaningless. Urasanga buri wese And so everything that you do, akabona usa neza urashimishimye you are uzirisha Imana praised, ukorera you Imana, look good, and you're working for the Lord.
akira ati se ko nazo ni mubisha waguye n'ibibazo They say that I have hurt you with problems. ase kuke akomeje kukiraza And how they still ki byabibazo bitamuhinduye why hasn't those problems changed them? ngo nukwera iki Why do you think ni amasengesho those prayers that they have prayed? iyo gusenga kukomeza Praying causes constant belief. gusenga bigufasha gukomeza kwizera Praying causes constant belief, no mu bigeragezo even in problems. umva umva urakomeye pe You feel in you that you are strong, you will umva continue. nta kibazo kumva ufite ukurwanirira And you feel like you have someone who's fighting for you. ziyo uzi neza ko hari umuntu usubiza ikibazo You know that there's a person who responds to a question, umva nta ngorane ufite and then there's no problem or stress. mfite imana You say, I have a mfite umuze God. kunsubiza kiriya kibazo I have someone who sindakijyamo responds to n'ubiki that question for me. Why would I go into it? numva ko kudashoboye And if you feel like you are ahubwo unable, hashoboye imana and God is able, kiguza watsinze buri gihe that day you have imana itegereje ngo the Lord is waiting ubanze so wibuke ko hariyo gisubizo you may learn that there's a wibuke ko response. hariyo igena ibihe That He's the one who wibuke ko causes hariyo things. isohoza That He's the one numva umutima wawe ucishijwe bugufi that when you ukavuga ati your heart, senyeri ni wowe uri hejuru the Lord, you are the one who's ni wowe above, ushoboye that you are the one ngaho who's vayo able. umbere igisubizo So come imana and be our izaza response. ikubere igisubizo The Lord will kuko come ni and be umwishingizi our wacu response. He is our ariko answer. mwibuke ko yuko And know that ubibira umubiri those who are azasarura in the kubura body, they will be ariko ubibira given umwuka life. Those who azasarura are in the ubugingo spirit will be given ese eternal life. uzabibira umwuka So agasenga you will be in the body if you don't pray. ntabwo uzabibira umwuka udasenga You will not be in the spirit if you don't pray. nusenga If you pray, uzakubira n'umwuka you will be filled with the spirit. yandi n'umubiri That of the body, zirengagiza that biranivuga ati ibyari indamu yanjye nabibonye I have seen it, amasi and you have became slow. bya byo nabonaga byiza byo hanze Those good things that I've seen outside, birabireba that biba biri I've seen, kunukira I feel like it have stink to me. wabona bari kunywa inzoga And you smell like ukumva barakunukiye wabona bari gutukana ukumva barakunukiye those- wabona bari kuvuga nabi ukumva barakunukiye wabona bari gucirana imanza ukumva barakunukiye Whatever I've done, ubibonye gute stink to you. ugenda imana igushyuriye niyo amasengesho meza Has been in ni those amasengesho prayers. agufasha kugira Those ngo prayers that n'imana help you so you may be with the Lord. dusome muri zaburi 23 Let's read in Psalms. ntabwo tugiye gusobanura n'amasaha abiri That's where we're going to end because the time is running. umurongo hepfo mu rwa mbere kugeza ku wa gatandatu Start at verse 1. uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena yamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege nke mu bugingo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka n'izina rye naho nanyura mu gikombe cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe inshyimbo ye n'inkoni ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye ansize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi zanyumaho iminsi yose nkiriho nanjye nzaba mu nzu y'uwiteka iteka ryose amen. amen uwiteka umubiri wacu The Lord is our shepherd. udasenga Those who don't pray usaba imana and ask the Lord, ntabwo wakwibuka ko yuko uwiteka ari umubiri wawe you would not know that the Lord is your shepherd. ya No, kuko burya mu masengesho because in prayer, tuganira n'imana He's the one that we ngo talk to. uri kuvuga ati burya data umwungeri He wanjye said, Lord, you are my shepherd. abanzi bawe bakavuga ati mfite Tell umwungeri your enemies that I have a shepherd. mfite unyobora I have one mfite who igisubizo leads me. cyanjye I have my response. maze cya kibazo cyawe cya kibazo That wahuye nacyo problem that you have been in. ukibwira ubunini bw'imana yawe Tell those of the Lord. bati uwiteka niwe mwungeri I wanjye said that the Lord is my shepherd. sinzakena I will not ntabwo uzakena do not. nta kintu uzabura There's nothing that you would na not have. umva uzajya uhora wumva wuzuye urimo umeze mbyerwa ati Always feel mfite that igisubizo you're cyanjye It's sinakena like I have my answer I would never need. ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi Put me in green pastures.
anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi He bubisi put me in green pasture. anjyana iruhande rw'amazi He has taken me by still waters. asubiza intege mu bugingo bwanjye asubiza intege mu bugingo bwanjye He has put me back into my prison. cyangwa wumva wananiwe In the days that you are able, ukagenda ugasenga and you go pray, ukegera imana and you give Okay, to so- God, and you ask, wizeye and you ubimo believe, neza and you are in imana it well. igitiza ikongera intege mu bugingo And the bwawe Lord brings back ahandi umubisha life wacitse to you. intege And that time you lost faith. imana ikaza ikagusubiza The Lord comes and responds. ese mwizeye imana mwizeye uwo mwami w'abami niwumva udashoboye ahubwo You ashoboye feel like you are unable in places that are able. icyo gihe uburyo uzaba watsinze The day you are, you have one. kubera ko aho wagera hose ibibazo wagera byose Wherever you get those problems, imana izajya itiza igusubize the Lord will be your uvuga answer. ati ujye uriya muntu They'll say that person, anyishingiyeho they anyishingiyeho have taught me. yemeye ko yuko ndi igisubizo cye They know that I'm the response. ikamusubiza rero And so let me answer them. sibyo Right? kandi tumenye guhitamo And let's know when to get into it. ese duhitamo gute How do we be in it? hano imbere yacu hari inzira ebyiri Here there's two roads. urahitamo gukorera umubiri We decide to work for the cyangwa body. uhitamo gukorera umwuka We decide to work for the uhitamo spirit. inzira y'ukuri You'll choose the true cyangwa road, uhitemo inzira y'ikinyoma or you'll choose the world. rero nusenga ugasaba imana If you pray, you ask the Lord. imana izaza The Lord will come yigishe guhitamo and teach you to decide, guhereze guhitamo neza giving you, showing you how to decide right. kanya abarinzi n'abakuririmba bakaririmba bakavuga ngo In the time, the choir was singing a song, senga praying. ntacyo uzabura There will be nothing you can't lose. Pray. senga Pray. ntacyo uzabura Pray. iwe senga ntacyo uzabura iwe senga ntacyo uzabura nusenga nta kintu uzabura If you pray, there's nothing that you won't imana have. izaza ikubera The igisubizo Lord will come and be your answer. rwa rutare rukubona imbere yawe And when you see in front of yourself, bya bigaragaza kubona imbere all yawe those problems that you were ya seeing in front of nyanja yourself, urayambuka that mountain, biriya bibazo uraza kubona ni ubusa that problem, biriya bibazo uraza kubona ari nk'umuyaga that problem will just be with uvuga you. ati You will say, wa musozi wawe uri imbere yanjye you road that you're in front of me. mfite imana ikomeye I have a God who is strong. mfite imana igisubizo I have a God who is the answer. imana yanjye ni igihangange My Lord is, yaremye ijuru ikarema n'isi He has created the heavens and niyo the earth. bwishingizi bwanjye He is my protector. iyo turasoje We are coming to an end. turi kwiga ku kamaro ko gusenga We were learning the benefits of turi kureba praying ibintu bitanu in 5 parts by'umumaro wo gusenga and the benefits of praying. niwumva ko yuko udashoboye If you feel like you're unable ashoboye imana and the Lord is able, imana izaza gusubiza the Lord will come and answer you. ako nibishyira hejuru If you put yourself ukavuga up, ati ibiro nta kazo nabijyamo you say that this, I'll would be in it. The Lord will uvuga ati come. ugire turebe You'll say go and wa munsi uzibuka ko yuko burya the hari day that ukurwanira you know that place you're fighting, imana rizaza ijya mu byaha the Lord will come in and do His thing. bifurije gusenga I hope for y'all to pray kandi bifurije kumenya gusenga and that you may know to pray. bifurije gusaba I also hope that you ask ukamenya uko dusaba and to know how to ask. bifurije kwibuka ko yuko imana ari igisubizo cyacu So that you know that the Lord is our answer. kandi nushaka gutsinda abanzi bawe That if you want to overrule your nushaka enemies, gutsinda ibibazo if byose you want to succeed in all your problems, ukamusenge kneel and pray. ukamusenge Kneel and pray. igisubizo That is your answer. niwe mwami w'amahoro He is the one. n'ushobora byose He's the one capable rero of. hahandi wumva atendebutse ananiwe Wherever you feel like you are unable, yewe kuko dufite ishobora byose know that you have one yewe kuko who can dufite do it all. umwami ukomeye Know that you have a God who is umwami strong, w'abami the God of gods. bifurije rero imana ikomeze kubarinda And so I hope the Lord may protect you. ibahereze imbaraga ibahereze amavuta That He may give you y'umuheto strength and ointments kandi bakumbuje ijuru and as for the heavens, yesu araza the Lord is coming. kandi araje
ko mukomeze gukomeza muyegera musenga continue getting closer and praying. murakomeza gukumbura n'ubwo mwakumbuye You will also feel the love for it constantly. So the Lord may protect you. sawa mugire umunsi mwiza Thank you.